ahubwo ikibazo twebwe tugira nuko tumara tuyikora twamaze guhitamo. Ukuvuga urajya gusaba Imana uko yaguhitiramo amaze guhitamo tayari. Noneho wamara kubona nicyo bita red flags, amabara atukura cyangwa se ibintu bitukura bigaragaza ko uwo muntu bigoranye kuba wabana nawe, ugakomeza ugahatiriza bitewe n'iki amarangamutima yagutanze imbere. Niyo mpamvu mu gushaka tugira inama abasore n'abakobwa kwirinda kuba twashyiramo amarangamutima menshi. Iyo umuyisilamu yabengutse umwana w'umukobwa bikaba ngombwa ko ashaka kuba yamugira umudamu, bica mu zihe nzira? Naho ku bijyanye n'indi mico dukura ahandi nko gutera ivi nabyo abantu nubwo babibona ku matelefone bakabikurikira buhumyi, ariko ndabagira inama yo kuzamenya no kumenya inkomoko yabyo. Mu ncamake nabyo tuzabikorera video yabyo, ariko mu ncamake ibijyanye no gutera ivi byaturutse mu bihugu bya Europe, aho bita Medieva cyangwa se Mediva, aho bajyaga bapfukamira umwami agashinga ivi rimwe, abo bita knight. Abo bita knight bari ingabo z'umwami zikomeye cyane, rero agashinga ivi ku bikomerezwa no ku bami kugira ngo mu rwego rwo kugaragaza ko acishije munsi y'amategeko cyangwa se ari munsi y'amategeko uwo mwami amuha, ndetse ari tayari no kumupfira, ari tayari kugendera munsi y'amategeko ye, kandi ari tayari yo kudahemuka no kutamugambanira. Aho niho byaturutse, biraza wenda tuzabikorera video yabyo tunarebe se hukumu cyangwa se itegeko rireba kuba umuntu yapfukamira umukobwa agiye kumurambagiza, ese Islamu ibifata gute? Ibifite umugisha muke biba biri hafi yo gusenyuka. Hari igihe rero urugo rusenyukira mu itangiriro. Hari haciye igihe kinini rero tutari gukora ku bijyanye n'imibanire, ariko dusa nkaho twagarutse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko bisanzwe rero, nkuko abenshi babinsabye kuba twaganira ku bijyanye n'imibanire, ibi nta mpamvu cyangwa se nta yindi mpamvu nyamukuru no kugira ngo twubake sosiyete nziza, umuryango mwiza, by'umwihariko twibanda ku gutegura umwana wacu utunganye. Kubera ko nkuko twabivuze mu video yashize, iyo ushaka gutegura umwana mwiza ntago mutegura kivuka, ahubwo utegura ushaka umubyeyi mwiza, uba mwiza we ku giti cyawe, unashaka n'umumama mwiza uzamuha umuco mwiza, dore ko umubyeyi w'umumama ari nkawe ishuri rya mbere umwana abanza gucamo. Kubw'ibyo rero ubushize twarebeye hamwe ku bijyanye n'abadamu, ibyiciro 5 by'abadamu utemerewe gushaka cyangwa se bitari byiza kuba washaka. Tunareba n'ibyiciro 2 by'abagabo utemerewe gushyingira umukobwa wawe. Ubu noneho turaje twibande ku bijyanye no kurambagiza, kubenguka. Umusore yabengutse umukobwa, ni gute bigenda mu muco wa Islam? Abantu benshi babikora bigiye bitandukanye. Hari abikora mu muco wa Kinyarwanda, hari abikora mu muco wa Kizungu, hari abikora mu muco cyangwa se bitewe n'ibyo yabonye wenda ku mavideo akabona ni byiza akabikora. Nyamara ibi bintu bifite impact, bifite ikintu bisigura mu mibanire yawe. Ubwo rero Islam yaje ari nk'igisubizo kuri gahunda zacu za buri munsi, ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ese iyo umuyisilamu yabengutse umwana w'umukobwa bikaba ngombwa ko ashaka kuba yamugira umudamu, bica mu zihe nzira? Iyo mvuze umuyisilamu, hari abayisilamu benshi babikora bitandukanye, ariko muri aka kanya ndimo ndabivuga uburyo Islamu yatwemereye inzira y'umucyo tugomba kubinyuzamo. Mbere na mbere, umuhungu w'umuyisilamu iyo yabengutse umukobwa, ntago agenda ngo amwegere baganire bateretane nkuko dusanzwe tubibona, bigere kure hanyuma babone kubicisha mu rugo. Byinshi byaramaze kunyuramo cyangwa se byinshi baramaze kubinyuranamo. Ahubwo icyo akora ni uko approachinga cyangwa se kwegera umuryango. Buri muntu
n'umuntu uzakwegera yifuza ko mwabana uzamurangire ko agomba kuvugana n'ababyeyi, icyo gihe uba wamushimye. Yegera ababyeyi by'umwihariko umugabo akamubwira ikimugenza, ngewe nabengutse umukobwa wanyu, ndifuza ko munyemereye nakwitegura nkakora iki, tukaba twashakana. Ibyo rero mu kubikwemerera hagomba kubonekamo n'iki, hagomba kubonekamo n'uruhare rw'umukobwa kuba yagushimye. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bikomeza, kubera ko atagushimye nta n'icyagenda. Yewe aramutse atanemeye mu gihe cy'urushako, mu gihe cyo gusezerana, amasezerano arapfa. Urumva rero ko Islam yaje iha agaciro umwana w'umukobwa. Kubw'ibyo rero iyo bamaze kukwemerera, ni ukuvuga ntago bahita bakwemera ngo bite bikunda, babanza kugushakaho amakuru. Nk'uko nawe iyo ugiye gushaka cyangwa se wabengutse umukobwa, ntago uhita ugenda buhumye ngo uhite umuterura kubera ko wamukunze wenda ikimero cye, uburanga bwe, ahubwo urabanza ukamwigaho, ukabaza amakuru. Umukobwa ameze ate, bimeze bite? Mbere na mbere intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatweretse ibintu bine ushingiraho ushaka umukobwa. Yaratubwiye ati bijamariha, ubwiza bwe, kimero, umutungo we, umutungo ashobora kuba atunze, umuryango we aturukamo, nanone n'idini rye. Ariko inama yatugiriye ikomeye, yaratubwiye ati fadhfar bidhati din, uzagerageze uhitemo idini n'umuco taribati yadak. Icyo gihe uzaba ukemuye ibintu byinshi, kubera ko ukurikiye ubwiza bwe ushobora gushiduka warahisemo nabi, kubera ko urugo ntago rwubakira ku bwiza gusa. Uhisemo umutungo, ibyo nabyo ushobora kuba biri risike, kubera ko umukobwa ufite umutungo, ngira ngo wenda nabyo tuzabishakira igihe tubiganireho, turebe ingaruka z'ibyo bintu iyo umukobwa ufite umutungo wowe utawufite. Hanyuma nanone umuryango, nanone rimwe na rimwe hari igihe biba risike. Hari igihe ushobora guhitamo umuryango mwiza ariko umukobwa adafite imico myiza, ariko uhisemo umukobwa ufite idini, uba wahisemo neza, kubera ko burya urugo rushingira mu gutinya Imana no gukurikiza amwe mu mategeko no kwihanganirana n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kubw'ibyo rero nawe iyo bamaze kukwakira babona ko uri umusore w'ikinyabupfura, bakwigaho bakabaza. Ngira ngo ababyeyi benshi baba baziranye, barabaza kwa runaka, bakabaza amakuru yawe. Intumwa y'Imana niyo mpamvu yavuze ati idha atakum, nimuzirwa n'umusore w'idini, ukunze idini, utinya Imana ndetse arangwa n'umuco mwiza, muzamushyingire. Ibyo rero iyo bamaze kubibona, hanyuma barakwemerera ukajya kwitegura. Ibi ngibi ntago bikuraho kuba wanafata n'irembo. Hari abantu babyitiranya, gufata irembo mu kinyarwanda nabyo bifite uko bikorwa, ariko noneho idini aho riza rikalimita ni ugufata irembo ugasanga muri iryo rembo harimo iki, harimo ibijyanye no kuzana inzoga cyangwa se gushyiramo ibintu byo guterekera. Murabizi Islam ihabanye na shiriki cyangwa se n'ibangikanyamana cyangwa se n'ibyo twaha agaciro kangana n'ak'Imana, no kuba twagaragaramo kubeshya, kubera ko iyo akenshi harimo ibijyanye n'irembo, hari igihe abantu mu rwego rwo kuryoshya ikiganiro babeshya. Ubwo rero iyo habayeho kwirinda kubeshya, habaye kwirinda kurengera wenda bazanamo ibijyanye n'inzoga, habaye kwirinda guterekera, ntacyo bitwaye kuba wafata irembo. Uko bafata irembo ngira ngo turabizi, wenda tuzabiganiraho, tuvuge ibyo twakora mu bijyanye no gufata irembo n'ibyo twakwirinda nk'umuntu w'umuyisilamu. Hanyuma iyo ibyo bintu bikozwe, habaho uburyo nk'aho uba ubukinze umukobwa cyangwa se nk'uburyo bwa fiançailles mu rurimi. Ukuvuga iyo umuntu amaze kuba fiancé wawe, hari ibyo uba ugomba kwitegura. Ariko noneho muri Islam habamo imbago zikomeye cyane. Ntago kuba bamaze kukwemerera ko wenda ushobora kwitegura ukazashaka umukobwa biguha amahirwe yo kumwakisesinga, kumukoraho, kumujyana uko ubonye. Oya, Islam ntago icyo kintu yacyemeye. Kuba bakwemereye ntago bivuze kuba baguhaye umukobwa. Ni nayo mpamvu iyo wamaze kubukinga
cyangwa se gufata irembo, reka tubyite gufata irembo, ntago byemerewe kuri wowe kuba waza ukamufata uko ushatse. Ntiwemerewe kumusuhuza mu ntoki, ntiwemerewe kumwihererana, kubera ko turabizi ko iyo abantu babiri bakundanye cyangwa se umukobwa n'umuhungu badafite iyo bapfana ari mushiki wawe, iyo muri kumwe mwiherereye, uwa gatatu aba ari shayitani, mushobora gukora amakosa. Kubw'ibyo rero Islam yashyizeho imbago yuko niba munari kumwe hagomba kuba hari uwo bita mahram, musaza we, mu rwego rwo kugira ngo mutirinda kuba mwazana amagambo mabi cyangwa se atari meza, mutemerewe no kuba mwakora ibitari byiza. Ntiwemerewe rero kumwaksesinga full access. Biba byemerewe ko wamuvugisha, kuba mwagira ibyo muganira, kuba mwagira ibyo mupanga. Icyo gihe muba muri kuganira, hari bimwe mu bibazo tuzareba ushobora kubaza umukobwa mu rwego rwo kumushakaho amakuru, cyangwa se kugira ngo urebe koko nimba muzashakana. Bitewe n'ibibazo mubazana muri icyo gihe urushaho kumumenya, ariko ntabwo wamumenya umuntu full. Niyo mpamvu Islam yashyizeho icyo bita al-istikhara. Al-istikhara ni isengesho ukora mu rwego rwo kugira ngo Allah aguhitiremo, Imana iguhitiremo, kubera ko twebwe ku maso tubonesha dushobora kubona ibintu bike, ariko Allah kubera ko ari we uzi ibiri mu mitima yacu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, azi ibyo dufite kandi n'ibiri mu mitima yacu, aguhitiramo. Ni ukuvuga iyo istikhara wenda nayo tuzayireba ku giti cyayo, ariko mu rwego rwo kugira ngo uhitemo neza, usaba Allah akaguhitira, ugisha inama Imana ikaguhitiramo. Ngira ngo ni raka ebyiri, hanyuma ugashyiraho iduha ugira iti Mana ndagusabye umitiremo, wenda iyo ni mu ncamake, umhitiremo nimba ari mwiza kuri njye no ku dini ryanjye, ubigira impamvu yo kuba twahuza tugashakana. Niba atari mwiza ku dini yanjye no ku muco wanjye cyangwa se ku buzima bwanjye, ndagusaba ume ibyantandukanya nawe ndetse unamwigizeyo. Ibyo rero Allah arabigufashamo. Na kenshi abantu bigize bakora iryo sengesho bamaze kubona igisubizo, Allah rwose ntaho guza arakikwereka. Ahubwo ikibazo twebwe tugira nuko tumara tuyikora twamaze guhitamo. Ukuvuga urajya gusaba Imana uko yaguhitiramo amaze guhitamo tayari. Noneho wamara kubona nicyo bita red flags, amabara atukura cyangwa se ibintu bitukura bigaragaza ko uwo muntu bigoranye kuba wabana nawe, ugakomeza ugahatiriza bitewe n'iki amarangamutima yagutanze imbere. Niyo mpamvu mu gushaka tugira inama abasore n'abakobwa kwirinda kuba twashyiramo amarangamutima menshi. Gukunda nibyo, gukunda ni ngombwa, ariko amarangamutima menshi yica ibintu byinshi. Ibyo byose rero Islam yagiye bishyiraho imbago kugira ngo bice mu mucyo, bizanemo n'umugisha. Kandi murabizi ko abamenyi batubwira yuko n'abatubanjije beza batubwira bati ma buniya bil batil fahuwa batil. Ibishingiye mu bipfuye byose biba bipfuye. Ngira ngo abubatsi barabizi, ntabwo ushobora kubaka fondasiyo itameze neza ngo uzayishyireho inzu nziza, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu rero mwirambagiza habaho ibintu limited access, cyangwa se kuba wakwaccessinga umukobwa cyangwa se uwo bakwemereye, mu rwego rwo kwirinda ibyaha bishobora kuvamo bikaba intandaro yuko no kubana hazamo umugisha muke, no kubana hakazamo intonganya, kubera ko ibifite umugisha muke biba biri hafi yo gusenyuka. Hari igihe rero urugo rusenyukira mu itangira bitewe nuko na process cyangwa se n'inzira twabinyujijemo. Kubw'ibyo rero nubwo buryo mu ncamake umuntu abikora, hanyuma hakazazaho gukora iki, hakazazaho ibindi bikurikira. Mu biganiro rero bagirana habamo kuganira ku bijyanye n'inkwano, abantu baganira ku bijyanye n'inkwano. Inkwano ziba mu biganiro hagati y'umukobwa n'umuhungu, ntago inkwano ziba hagati y'ababyeyi. Ngira ngo twakomeje tubigarukaho, ntago wowe mubyeyi kuba warabigishije umwana wa universite, kuba waramurihiye amashuri ahenze, ntago nta nubwo biguhesha agaciro kuba washyiraho igiciro, kuko umwana wawe ntago ari uwo kugurisha. Wowe warize nk'umubyeyi kandi urera neza, ahubwo icyo wakora wamuhitiramo umusore mwiza ushobora kumutwara neza, akamutwara nk'uko Imana
yabigennye akamuha icyubahiro nk'ikimana yamuhaye. Ariko kwishyuza inkwano rwose biba hagati y'umukobwa n'umuhungu, kandi inkwano ziba ari iz'umukobwa ku giti cye. Kubw'ibyo rero ku bijyanye n'ibyo ngira ngo byasobanutse. Naho ku bijyanye n'indi mico dukura ahandi nko gutera ivi nabyo abantu nubwo babibona ku matelefone bakabikurikira buhumyi, ariko ndabagira inama yo kuzamenya no kumenya inkomoko yabyo. Mu ncamake nabyo tuzabikorera video yabyo, ariko mu ncamake ibijyanye no gutera ivi byaturutse mu bihugu bya Europe, aho bita Medieva cyangwa se Mediva, aho bajyaga bapfukamira umwami bagashinga ivi rimwe. Abo ni abo bita knight. Abo bita knight bari ingabo z'umwami zikomeye cyane. Rero agashinga ivi ku bikomerezwa no ku bami kugira ngo mu rwego rwo kugaragaza ko acishije munsi y'amategeko cyangwa se ari munsi y'amategeko uwo mwami amuha, ndetse ari tayari no kumupfira, ari tayari kugendera munsi y'amategeko ye, kandi ari tayari yo kudahemuka no kutamugambanira. Aho niho byaturutse, biraza wenda tuzabikorera video yabyo tunarebe se hukumu cyangwa se itegeko rireba kuba umuntu yapfukamira umukobwa agiye kumurambagiza, ese Islamu ibifata gute. Kubw'ibyo rero munyemerere dusubikira aha, wenda tuzakomeza mu ncamake ku muntu ushaka kurambagiza mu buryo bunyuze mu mategeko, mu bice mu mucyo, nuko nguko mu ncamake tubikora cyangwa se bikorwa, hanyuma tukirinda ibyo ari byo byose bishobora kuzamo ubusambanyi, bishobora kuzamo irari, mu rwego rwo kwirinda umugisha muke. Hanyuma nanone mu gufata irembo ntago bibujijwe kuba twabikora kinyarwanda ko dufite umuco wacu, ariko nanone tukirinda ibyo Imana idakunda nk'inzoga ndetse no guterekera n'ibindi byo kuzamo kubeshya, kubera ko intumwa y'Imana, ndasorezereza kuri hadithi y'intumwa y'Imana yatubwiye iti innama bu'ithtum, mu mpamvu zatumwe noherezwa ku bantu li utamima makarima al-akhlaq, naje nje gushimangira no gushyigikira umuco mwiza. Rero umuco wa kinyarwanda hari uburyo ibikorwa neza ugasanga bifite umuco umeze neza kandi uhuye n'umuco wa Kiislamu, ariko hari naho bitana cyangwa se bikarengera bitewe nuko abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda bo hambere hari ubwo bashyiramo no gutekera no guha agaciro ibijyanye n'abazimu. Ngira ngo wenda tuzabiganiraho mu buryo burambuye. Munyemerere rero dusubikira aha dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutera inkunga tugakora ibintu biri mu mucyo. Nanagira inama abantu bose bankurikiye, baba abayisilamu n'abatari abayisilamu, turabashishikariza, ndabagira inama yo kwinjira no kuza mu Buyisilamu, kubera ko Ubuyisilamu buruzuye, bufite gahunda imeze neza. Mwinjire mu Buyisilamu muzasobanukirwa, kandi nanone mwirinde kuba mwareba imico imwe n'imwe y'abantu basanzwe, ko umuntu ashobora kuba uri Umuyisilamu ariko afite imico itajyanye n'Ubuyisilamu. Ahubwo murebe Ubuyisilamu budusaba iki, hanyuma mugereranye, hanyuma muze mwinjire muri iyi dini nziza yaduhaye buri kimwe cyose, kandi nayo twahitiyemo n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi nayo dini y'ukuri. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.